Mu Rwanda umuziki umaze kuba igice gikomeye cy'imibereho y'urubyiruko. Muri iyo njyana y'abahanzi bazamutse agakundwa cyane hagaragaramo izina rikomeye rya Davis D. Uyu ni umuhanzi wigaruriye imitima y'abakobwa benshi kugeza ubwo yise umwami w'abana cyangwa se umwami w'abakobwa. Ariko se ni uruhe rugendo rwatumye ava mu buzima busanzwe bwo mu karere ka Huye akagera ku rwego rwo kuba icyamamare mu muziki nyarwanda? Mbaye ikaze mu isi y'imyidagaduro, uri kumwe nanjye Rinosi. Icyo ishaka David uzwi nka Davis D yavutse ku itariki ya 23 Werurwe mu mwaka w'1993 mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Yakuriye mu buzima busanzwe, nta bushobozi buhambaye, ari nabyo byatumye urugendo rwe rugana mu muziki rutangira rugoranye. Ubwo amakuru y'ababyeyi batazwi cyane ku mugaragaro, ubuzima bwe bwagaragaje ko yakuriye mu muryango wamwigishije kwihangana ndetse no gukurikira inzozi ze. Kuva mu mwaka w'2010 Davis D yatangiye kugaragaza inyota yo gukora umuziki, ariko ikibazo cy'amikoro kimubera inzitizi. Mu mwaka w'2012 yatangiye gushyira hanze indirimbo ze za mbere, ariko ntizahise zamamara. Icyakora ntiyacitse intege. Mu mwaka w'2014 nibwo yatangiye kumenyekana, aho yashyize hanze indirimbo Kana ka Mama yakurikiwe na Biryogo mu mwaka w'2015. Iyi ndirimbo Biryogo niyo yamuhinduriye amateka, imushyira mu bahanzi batangiye kwitabwaho mu Rwanda. Nyuma yo kumenyekana kwa Davis D yakoranye n'itsinda All Star Music ryari riyobowe na Nizoka Boss mu mwaka w'2016. Yinjiye muri Incredible Records itangira kumufasha gutunganya no guteza imbere ibikorwa bye bya muzika. Yamenyekanye cyane mu njyana ya Afrobeat na Afropop, aho yibanze ku ndirimbo z'urukundo zikundwa cyane n'urubyiruko. Mu ndirimbo ze zamamaye harimo Maria Kariza, Biryogo, Kana ka Mama, Ma People ndetse n'izindi. Uko ibikorwa bye byiyongereye ni nako yakomeje kwamamara cyane cyane mu bakobwa, ari nayo mpamvu yaje kwita umwami w'abana cyangwa se umwami w'abakobwa. Davis D rero nubwo yari ageze ku rwego rwiza muri 2021 yahuye n'ikibazo gikomeye cy'amategeko. Tariki 24 Mata mu mwaka w'2021 yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Nyuma tariki 14 Gicurasi 2021 urukiko rwategetse ko arekurwa by'agateganyo. Ibi byagize ingaruka ku izina rye, ariko ntiyaretse gukora umuziki. Nyuma y'icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora ibikorwa byinshi bya muzika, Davis D yongeye kwiyubaka. Mu mwaka w'2022 yateguye igitaramo gikomeye cyagaragaje ko akigaragara ku isoko rya muzika nyarwanda. Yakomeje gusohora indirimbo nshya ndetse no kongera kwiyegereza abafana be. Uyu Davis D ni umuhanzi uzwiho indirimbo z'urukundo zifite amagambo yoroshye kandi afata ku mutima. Azwiho gukundwa cyane n'abakobwa, guhuza injyana zigezweho n'izifite uburyo bwa kera, ndetse akaba azwi cyane ku kwita izina ry'umwami w'abana cyangwa se umwami w'abakobwa. Urugendo rwa Davis D ni urugero rw'uko impano, kwihangana no gukomeza guharanira inzozi zawe bishobora kukugeza kure. Nubwo yahuye n'ibibazo n'imbogamizi zitandukanye, yakomeje kwiyubaka ndetse no kuguma mu bahanzi bakomeye mu Rwanda. Uyu munsi Davis D akomeje kuba umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye, kandi urugendo rwe ruracyakomeje, rugaragaza ko ejo hazaza he hashobora kuzaba hakomeye kurushaho mu muziki nyarwanda. Ndagushimiye twabanye, wari uri kumwe nanjye Rinosi. Reka nkubwire ngo kanda subscribe, urayikinge, usharinge ndetse utange n'igitekerezo. Mugire ibihe byiza, ndabakunda.